Muraho neza, ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana ikomeje kubana natwe. Rero ikaze kuri channel yacu, iwacu bikora bite, aho tuba twiga ibimera by'iwacu, iwacu bikora bite, iwanyu bikora bite, kugira ngo twiyungure ubumenyi. Ushobora kuba ukizi cyangwa ukajya ukibona cyangwa utarakibona, ariko ukaba uzi icyiza cyabyo, ariko abandi ntibamenye ibyiza by'iki giti igihe warwaye cyangwa igihe uri muzima. Niyo mpamvu tutwigira ibimera byacu hirya no hino bitandukanye. Iwacu tubikora gute, iyo ngiyo uri kino giti mugikoresha ibiki? Rero ni ikaze iwacu. Dusuye bwa mbere rero wakanda subscribe, ugakora share ku bandi, ugashyiraho na comment cyangwa icyifuzo ushaka, tugafashanya kugira ngo dukomeze twigire ibimera by'iwacu. Rero hano hanze turi hari ibintu byinshi cyane bitubona, indwara nyinshi z'amayobera, hari ibyorezo bibaho, hari indwara zisuzumwa zikaboneka, hari n'indwara zitaboneka. Niyo mpamvu rero kumenya ni ingenzi. Rero abafite icyo bagezeho mukomeze mwaguke kandi mugere kure, nicyo mpora mbifuriza. Uyu munsi rero kino kimera bacyita icyo bita ngo ni intare y'irungu. Intare y'irungu ni ikimera kimeze gute? Hari abantu benshi bajya bakunda kukimbaza ngo mbese ngo intare y'irungu ni iki n'iki. Intare y'irungu rero ni igiti, niko nacyita, ariko gikura nk'aho gishaka kurandaranda, ariko kigakora kizamuka, aricyo kino mubona. Kikagira igiti cyacyo, kikagira amababi, kikagira n'imizi, kandi intare y'irungu iba ifite n'utuno duhwa two kiba gifitemo ubwirinzi. Cyarangiza amababi yacyo akunda guhumura, ukumva arahumura nyine ntasanzwe. N'imbuto zazo akenshi ziba zishaka nko kururamo, ariko ntabwo aba ari cyane. Intare y'irungu abantu benshi bakunda gukoresha imizi, ariko amababi yayo akenshi ngewe niyo mbona agira akamaro kurusha ibindi byose. Rero sobanukirwa, ese intare y'irungu ikora iki? Abantu barakirebye bacyita intare y'irungu. Ese intare y'irungu, intare yishwe n'irungu, igihe umuntu yishwe n'agahinda gakabije, umuntu yishwe na icyo bita stroke, akumva nyine ari mu bibazo birenze ukwemera, ba bantu bakunda kurwara umutwe cyane cyane cyane, wa mutwe udakira, wumva umutwe ukubitira mu maso, icyo gihe ntabwo waba warwaye amaso, ugakubitira inyuma mu bikanu, ukamanuka mu bitugu, ugakubitira mu misaya, cyangwa hejuru cyane mu mutwe, nayo iyo ndwara ikunda kugerayo. Noneho ukananirwa cyane, hariho n'ababyuka bakumva ngo barananiwe cyane birenze ukwemera. Rero iyi ntare y'irungu sobanukirwa ibyo ikora kugira ngo dukomeze twigire ibimera by'iwacu. Iyi ntare y'irungu rero ivura indwara, iragerageza ivura indwara nyinshi zishoboka. Intare y'irungu icya mbere ivura, mukurikire. Icya mbere intare y'irungu dukwereye mu mizi tuzamuka, abantu benshi bakunda gukoresha intare y'irungu bivura ikirero. Intare y'irungu akenshi ikunda kuvura uburibwe cyane bukabije bwo mu nda. Intare y'irungu igihe wumva uri kuribwa cyane cyane mu nda yo hasi, iyi ntare y'irungu iragerageza ikajya ibyoroshye. Ikindi rero iyi ntare y'irungu ikora, ikunda nk'abantu bakunda kurwara umugongo wo hasi, bakumva umugongo urabaremereye cyane. Ufata kino giti bita intare y'irungu, imizi yacyo, ukongeramo icyo bita umutsima. Umutsima, hari imitsima y'ubwoko bubiri. Hari umutsima uba ukunda kuba mu
ishyamba, ariko ni imitsina ikunda kuba impande y'urugo. nawe nawigishijeho kuri ba bantu bari barwaye amaso, ariko umutsina urahari nawe narawerekanye. Rero ukagenda ushaka kongeramo icyo bita inyabarasanya, ukateka agace k'igikombe, warangiza ukajya unywaho nyine, ukajya manza ukabiteka bikabira, ukayungurura, wamara kuyungurura ukajya unywaho. Icyo intare y'irungu nacyo nabonye kigerageza. Intare y'irungu imizi yayo ikunda kuvura ba bantu baribwa nko mu ngingo, kuribwa nko mu ngingo, kumva ingingo zawe zirakurya cyane. Rero ufata amababi y'intare y'irungu, ugafata n'imizi yayo, warangiza ukongeramo icyo bita umwanzuranya utawuzi cyangwa ukeneye nawe namurangira ahantu awukura. Noneho ushobora no kongeramo akandi kamwe bita mvura idahita, ariko twarayerekanye nayo murayizi. Hariho n'akandi kantu utabonye ibyo ngibyo. Rero wafashe iyo mizi y'intare y'irungu, warangiza ugafata n'amababi yayo, wivura ba bantu bakunda kuribwa mu ngingo cyane. Ushobora kongeramo sereri ariko zitari nyinshi, nka kamwe nk'uduti 2 cyangwa 3, utubabi twatwo nyine. Warangiza ukabiteka neza, igice cy'igikombe cy'amazi, ukabiteka bikabira. Byamara kubira ukayungurura, ukajya unywaho utuyiko 5, uko ugenda unywaho uburibwe bugenda bugira gute bugabanyuka. Rero ikindi turazamutse, tugiye ku mababi. Amababi abantu bakunda kurwara ibintu by'umutwe, bakumva umutwe nyine uraremereye cyane cyane cyane. Ufata amababi ugashaka na kindi bita cyumya, ukajya ubikaraba mu mutwe. Wajya ubikaraba mu mutwe, wamara kubikaraba mu mutwe ukajya ugenda uyikandisha cyane mu mutwe, cyangwa ugakaraba umubiri wose. Amababi ushobora kuyafata ukasekurana n'igitunguru cy'umutuku. Wamara gusekura igitunguru cy'umutuku ukajya wikandisha hahandi ugenda ubabara. Nabonye nabyo bikunda kuvura cyane ibintu bijyanye no kuribwa k'umutwe, umutwe ukubitira nko mu maso. Ariko ibyo ngibyo ufashe icyo gitunguru ugafata n'aya mababi, warangiza ushobora no kongeramo umunyu, uyu nguyu turya wo mu rugo. Bifata n'amaso nyine akakurya, cyangwa amaso agatukura kubera ko ariko k'umutwe cyane. Warangiza ukajya ugira gute, ukajya ubikaraba. Ushobora no gufata aya mababi, warangiza ukayashyira no mu gasego, ukajya uryama. Iyo ari umutwe w'umutererano, turi kuvuga imitwe y'imitererano, wa mutwe basanga nta kibazo ufite. Imbuto zazo rero nazo zikunda kuvura iyi nzoka bita teniya. Buriya buyoka butoya bukunda gufata nk'abantu, buriya buyoka butoya cyane bwo bucikagurika, ariko ukongeramo icyo bita nyiramuko, icyatsi bita nyiramuko. Ariko urakirandura, wamara kukirandura ukacyoza neza, ukagitekana n'amababi yacyo. Ariko wagisekuye ushobora no kongeramo umuzi w'umubirizi. Wamara kubibona ugashaka igikombe kimwe cy'umutobe, umutobe mwiza w'umwikamire, warangiza ukabiteka neza. Wamara kubiteka neza ukabiyungurura, mujye muyungurura umuti pe. Warangiza ukajya unywaho utuyiko 4, mu gitondo 4, saa sita 4, na nimugoroba 4. Ka kayuka kaba kari mu nda cyangwa ukumva kageze nko mu ijosi, ukajya uhora usa nk'ugukaya kugira ngo gasohoke, cyangwa ukumva uraremerewe cyane mu gituza cyane, iyo miti ivura ibyo ngibyo. Izo mbuto nababwiye zose iyo uzivanze n'icyatsi bita nyiramuko, n'imbuto z'intare y'irungu,
ugafata n'umuzi w'umubirizi, ushaka washyiramo n'amababi ya kino cyatsi bita intare y'irungu, n'imizi ushobora no kuyikoresha nawe nta kibazo, amababi, imbuto n'imizi wongeyemo bya bindi n'umutobe. Ikindi amababi akora, amababi y'intare y'irungu hari ikindi akora. Iyo ari ruriya rugo ruba rurimo abantu, umugore n'umugabo n'abana, cyangwa nta bana mufite, mukagira intonganya mu rugo, ariko izo ntonganya mutazi aho ziva, cyangwa mupfa utuntu dutoya mutazi tuva tugana, ugasanga ari rwaserera mu rugo, ugasanga nta buringanire mu bana, umugabo muraryana, mbese ugasanga nta muntu muri kumvikana mu rugo. Nka biriya ushobora kuba uri nko mu rugo ukumva nk'ibintu binyanyagiye hejuru y'inzu, bikanyanyagira, cyangwa ukumva nk'ikintu kikubise nko ku muryango, cyangwa ukumva kikubise nko mu gikari. Ibyo ngibyo akenshi hari ibintu baba bateje mu rugo bijyanye n'umwiryane. Cyangwa ukaba uri mu rugo ukumva nk'ikintu kikubise nko mu ibati, ukumva nk'ikiyoka cyirukanse nko mu rugo, cyarangiza ukumva kiragiye. Cyangwa mukaba muri mu rugo ukumva inzu iratigise, mukagira ngo ni nk'umutingito wateye. Biriya bintu rero byose hari ibindi bitera mu rugo, nyuma y'igihe gito ugasanga mu rugo ni akaduruvayo, ugasanga mu rugo ni bya bibazo, ugasanga mu rugo ni intambara idashira. Ibyo rero iyo ugiye ugafata aya mababi y'intare y'irungu, aya mababi mubona nyine ubwo ni ya ntare yagize irungu nyine, warangiza ugafata n'akanyabarasanya, utubabi dukeya, mukabiteka nko mu cyayi cyangwa mu majyani, mwese mukajya munywaho. Imiti yo gutera mu rugo narayiberetse, warangiza ukajya utera no mu rugo. Ibyo byose bigenda gute? Bishira, ba bana bagasubira ku murongo. Iyo abana bababuye nk'umwana wawe ku ishuri akaba ari umwana wumviraga, akaba ari wa mwana mbese wakoraga buri kimwe, ukabona afite ubwenge, agatangira akajya asubira inyuma. Nababwiye ko ufata umucyayicyayi, imizi y'imicyayicyayi, ufashe n'amababi y'intare y'irungu, rero ukajya umutekera nko mu cyayi, yarangiza ukajya unabimukarabya. Uko iminsi igenda ubimukorera, wa mwana aratangira akajya asubirana ubwenge bwe gake gake, asubirana ubwenge bwe. Akabuto rero ka kino giti k'intare y'irungu, akenshi iyo ukitwaje nko mu mufuka iyo ari nk'umuntu wari kukugirira nabi, icyo gihe ashobora kukubwira ati ariko siko nari ngiye kukugirira nabi. Icyo gihe ntabwo akunda kuvogerwa n'ikintu cyose kibi, yaba ari nk'ibintu bamuhuhera, akenshi ntabwo bishobora kumufata. Ushobora kubibonesha amaso ariko ntibikugire gute? Ntibikugereho. Rero abantu bakomeze kwiga ibimera by'iwacu, mujye mutubwira icyo tubaganirizaho. Ufite ikibazo, nimero zanjye za telefone zirahari, mujye muhamagara mbasobanurire. Rero ibimera ni byinshi, kino giti wakivugaho ibintu byinshi cyane, ariko bike byiza uko tugenda twiga, hari byinshi bizagenda bigeraho, namwe mufashwa nyine, kugira ngo dukomeze twiyubakire ejo hacu heza. Rero abantu hirya no hino mu bihugu bitandukanye, namwe ndabashoje kuko akenshi muradukurikirana kandi mukanaduhamagara. WhatsApp yanjye ibiriho nayo ndayikoresha, kandi ufite ikibazo ajya ampamagara. Imana ikomeze ibarinde, ibagure muri byose, aho muri hose muri bizinesi. Nubona bizinesi yawe yari ikomeje gutera imbere, ukabona utangiye kujya usubira inyuma, ujye umanza ushake mbese ibisubizo biva hehe. Ikindi cya mbere kirusha ibindi, gusenga nibyo bya mbere, ibindi byose biza nyuma. Iyo usenga Imana, byuka usenge, saa sita ubyuka usenge, nutangira kujya usenga nijoro
uko ubyutse nubwo wasenga dawe uri mu ijuru, Imana iraryumva iryo sengesho kuko riba rivuye ku mutima wawe. Gusenga nibyo bya mbere, ibindi byose biza nyuma. Umuntu uzakubwira ngo birango nta kigenda bimara, uzamubwira ati ariko wowe weho ubundi uzi iki? Uzi iki kugira ngo wigishe abandi? Abo ngabo akenshi bari babandi baba bashaka kugusubiza inyuma, nubwo yagusubiza inyuma kuko iyo utangiye gukora akagusubiza inyuma, akabona bitangiye guferinga, ugashaka gushakisha ubundi uburyo wakirwanaho, ni wa muntu wabikoze akenshi cyane aba ari impande yawe akubwira ati biriya byihorere ntaho bizakugeza, na runaka yarabikoze. Ujye ugira ibanga igihe ugiye gukora ibyawe, ugire ibanga ubashe kwiteza imbere. Rero murakoze, ndabashimiye, mukomeze mukurikirane Icano Iwacu bikora bite, mbese iwanyu bikora bite, kugira ngo dukomeze duhugurane. Hari ikintu wari ukiziho ariko natwe hari ibyo twari tukiziho. Murakoze cyane, hagiye kuzazaho n'izindi video tuno dusimba mubona, inyoni, inyamanza, inkoko, amatungo tworora mu rugo, mbese iyo amaze iki mu buzima bwacu, mbese niwe muti yakora mu buzima, kuko ibisubizo byose biba biri hafi yacu ariko ntabwo dusobanukiwe. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde, ciao.